Libération yaravugaga ngo la mort des gendarmes français un secret d'état ibanga rya leta ariko saba gendarme basanzwe niyo mvuga ko aho bihuriye n'ihanuka ry'indege. By the way nibaza ko none wahanuye indege finalo mazamenyekana kuko byamaze kuba clair, ariko se kuki bagiye bagahimba certificat de décès itavuga ukuri bagahimba icyabishe kandi certificat zavuyeho kuko muri icyo gitabo birimo no muri izo nkuru birimo certificat zakozwe na leta y'u Bufaransa ibeshya imiryango y'abari abantu yego ibabeshya ikisha bari abantu urumva irazimangatanya kuzihe nyungu nazo zirimo. aha icya kabiri umwanditsi akavuga ati kuki imirambo yabo yasanzwe aho bataguye cya déplacé ninde wateruye iyo mirambo avuga ati misile zahanuye indege habaye communication boîte noire yarabuze ariko hari communication abo bajandarume bari bayikuriye kandi kugeza uyu munsi nta uravuga ngo izi misile zarashwe na runaka yego ya none rero umwanditsi akavuga ati uninde wabaratanze ordre amabwiriza yo kugira ngo aba bajandarume bicwe ninde akomeza yibaza ngo ninde wagira inyungu mu rupfu rw'aba bajandarume ariko ro 18 abantu bari Paris abari hehe nabandi babishoboye bazajye bamubaze live ngewe nzakora ikiri kiganiro namaze kumva ibyavuye Paris ariko byanze bikuza ibyo bibazo azabisubiza bazamubaza ati wowe ubona rinde urupfu rw'abajandarume haraho rwahurizwa n'urwa president justement arabyibaza nyine abajandarume bashinzwe iki ntago ari abajandarume barinda umuhanda bashinzwe transmission radio kuko bashobora kuba bazi communication yabaye mbere y'ihanurwa ry'indege yose ira ni nka boîte noire vivant boîte noire humain boîte noire nubwo igishahishwa nakuma ariko bari abo bari abantu bari kubara inkuru nyayo nayo yamburuye aha urumva ari cyo kiruvavu wasoreje uvuga uti n'abafaransa bashobora cyane ukekwa ku ruhare kuko kugeza iyi saha uyu uvuga ngo 29 de doute na boîte noire bivuga ko iri mu maboko y'abafaransa yego nyine niyo bashatse kuyerekana berekana y'igicupuri ariko buriya bizageza imyaka 50 na 35 bashaka kuyerekana urumva ko kantu rero ni urusirigone icyo bita urusirigone ni uruvangitirane ntuza rero ikindi kuba bikiri ibanga inkuru ya mbere avuga ngo kuki bikiri ibanga kuki leta y'u Bufaransa idashobora gushyira ukuri ku mipfire yabari abasirikare nuko either niyo cyangwa se ni mushuti wayo leta ya Habyarimana cyangwa se nutari mushuti wayo icyo gihe ushobora kuba mushuti wawo ubu mena wadiringa se n'ingoma yahirimye oya muri politike nta mwanzi uhoraho nibyo nkubwira abafaransa bari gukora nkete ku rupfu rw'abajandarume babo either aribo babiciye cyangwa se bishwe na mushuti wabo leta ya Habyarimana cyangwa se bishwe na leta nshya kandi bari bagomba kuzadiringa ubwo rero nuko hano guciringa ahubwo niyo mpamvu rero umwanditsi yabihinduye Roma azitwa nk'umubazi w'inkuru ariko bitavuze ngo icyo bitaba ntago iri ya Roma wayireferaho mu rukiko ntago wayireferaho ngo ujye kurega ni narration ni uburenganzira afite liberté yo kuvuga ibyo ashaka utekereza ko akanabiryoshya cyangwa utaranarenga kuri iyi Roma utekereza ko ari iyihe mpamvu nyamukuru uyu mwanditsi yayise murabeho ahubwo ongera umbaza uti ni gute umwanditsi w'umufaransa uri mu Bufaransa reka twongere tubasuhuze abakurikiye Karegeya Omar pano twizere ko mumeze neza cyane twizere ko muri amahoro tubahaye ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi twongeye kubana na mugenzi wacu Karegeya Omar Jean Baptiste kuri kamera kugira ngo tugire byinshi tuganira twizere ko mumeze neza weekend iri kugenda neza reka nizere ko no kuri Karegeya ruko cyane ibigenda neza kuba
banyarwanda muri rusange ku bakunzi ba Karegeya Omar Pano Yego. biba byagenze neza nanjye bigenda cyane cyane nye ko bigenda neza kenshi cyane kubera ko nk'ubu noneho nanjye natangiye kwinjoyinga ka weekend kose uri kugeza ubundi mbere naruhukaga ku wa gatanu no ku wa gatandatu none ubundi uhuka ku wa gatandatu no ku cyumweru nanjye nabaye nka fonctionnaire ibi mbabivuze kubera ko afite mu rwego rwo gushima ndanabizi neza ko rwose ari abakunzi biyicano abakoze subscribe abareba ibiganiro batarayikora nabo bazayikora babihe na bagenzi babo ariko sibo bonyine babikunda hari abandi wenda barahataboneka network badafite smartphone ni benshi hari abandi kuko ikibigaragaza nuko buriya imiganirire n'imigirire y'umuntu igaragara ko abantu bashobora kuba babyumva niba umuntu akoze ibiganiro bigera ku 10 abantu 3,000 bakabireba nta ntonganya ibayemo nta nda y'umujinya nta kubirwaniramo icyo ni icyambere icya kabiri burya iyo igihe cyose ubona abantu bashaka ko watera imbere aribyo bakwifuriza cyangwa umuntu akavuga ati iki ngiki ndagikeneye kandi nagifashamo na runaka akagutumaho umuntu bigakunda cyangwa bikanga nacyo bari ikindi kimenyetso cyuko hari uburyo abantu bakubona kuko nk'amacanozi ya YouTube agera muri 20 amaze ku contact kandi uzi ko nagabanyije nyuma ya wa mugabo nagabanije ariko hari babiri bamaze baje iwanjye bansabye randevu bazi iwanjye bambwira ikibazo cyabo hari abandi babiri bampamagaye amazina yose navuga ariko ni benshi hari n'undi n'ubu uri kumpamagara none abo ni abashyashya bari nk'umunani kongeraho n'izindi cano nk'eshanu nazo twari dusanzwe dukorana bikagenda hazamo ako se n'eshanu gusa aya zo zirarenga 1 2 3 4 5 6 7 7 izo nibuka ni 7 nazo twakoranaga zitarabyara amahari bikagera ibyo rero byose abari ibimenyetso byo kuvuga ngo niba buri wese abona ko ikintu runaka ingingo runaka ivuzweho na Karegeya akayisesengura cyangwa se igikorwa runaka mushyiremo Karegeya wumva ko hari icyo ni ishema wumva ko ari icyo mariye societe ntabwo ari kimwe nuko inama yaje bati kada kari mu muzana ati nakazi kanyu ariko urumva inama iraterana ati muzane Karegeya nekeza ko ari nabwo busukuti bwa nyabwo en principe nabwo hari ibihe bene ayo mahame atumvikana kubera burya hari ibihe bidasanzwe ibihe bidasanzwe ntago mvuga iby'intambara simvuga iki ni ibihe ijambo rifitwe n'utarikwiye ariko iyo bibaye ibihe bisanzwe rikagirwa n'uri kwiye n'ibindi byose bigaragara mu buryo busanzwe uri kunyumva so nuvuga ngo niho impamvu bivuze gutya uvuze ngo nk'umuskuti igiskuti twakibayemo nabaye no muri buyobozi bukuru bwacyo ariko ibyo bihe ntago byari bisanzwe ku buryo n'ibyo twatekerezaga rimwe na rimwe byagaragara gukundi anyumva ko ndibuka umuntu w'umutegetsi rwose yize avuga ngo abaskuti batoye ubusa ngo kandi ari abantu ngo abaskuti ukuntu nabemeraga koko mwatoye ubusa turi muri ministeri y'urubyiruko kuri stade abandi baramusubiza ati ariko n'ubundi mwaduhaye ubusa abakandida ntabahari mwaduhaye ubusa dutora ubusa urumva byari ibihe bidasanzwe kuko kumva gutora kandida yinika atsinzwe c'est normal parce que abantu iyo batora nyagutora bakabona umukandida udafatika batora ubusa bakazategereza undi mukandida ariko urumva icyo gihe ibyo bihe byariho nuvuga icyo twakoraga icyo gihe uko twakoraga icyo n'ubu niko dukora ariko ibyo bihe ko byari bidasanzwe ntago babibonaga urumva ubu rero so ngibyo ubwo rero urumva nyine urimo ntangiye kuzirikana ibyo Baden Powell yavugaga ati muzasiga iseri nziza kurusha uko mwayisanze ubu nibyo turimo kandi niyo siri kubyumva community ntabwo mvuga ngo abankurikiye community nyarwanda societe nyarwanda iri kubyumva ko ibyo dukora byaba bigira icyo biyimarira icyo rero ni ngombwa cyane ntawe bigutukiyemo wigize iki ibyo bihe nkubwira nkuriya bavuga iki uravuga nkande ni bene utwo twiberaga mama kame mosherami wakunda urukwavu warwanga menya ko ruzi kwiruka ni lazima wakwanga imbwa wayikunda menya ko ifite amenyo yera ni ihame nibyo rero nguko
ya so rero nyemerera uyu munsi tujye ku nsanganyamatsiko nifuzaga cyangwa se twahisemo kuganiriza abakunzi ba Karegeya Pano uyu munsi noneho turasa nk'abambuka ariko tutambutse tujye mu bubanyi n'amahanga u Rwanda mu bubanyi n'amahanga mu ruhando mpuzamahanga uburyo isura kubera ko iki cyumweru n'icyakibanjirije cyangwa se nk'ibi byumweru bitatu bishize hajemo inkuru z'uburyo butandukanye ariko zose zivuga ku Rwanda kandi mu mahanga so uyu munsi rero tugiye kuganira kuri iyo ngingo tureba byinshi bigiye bitandukanye ariko hari byinshi wenda hari ishu ya Businge ngira ngo urayizi ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza yego narayumvise by the way nabonye hari n'ibyiza turi kugenda duhagararirwa nabonye kandi ni byinshi muri iki cyumweru ni byinshi niyo mpamvu twavuze tuti uyu munsi iyi sije tugiye kwicara tuyiganireho hari byinshi byagiye bivugwa yaba muri ka ya Rusesabagina yaba kuri ka ya Karega ububirigi bw'umwanga ububirigi bw'umwanga ni byinshi so ariko ubwo bubirigi bwanze Karega ejo kuwa mbere batangira kuburanisha abanyarwanda bari bakekaho jenoside yakorewe abatutsi yes donc haba harimo urakoze niba umpaye ijambo haba harimo impande zose kandi ubuzima bw'igihugu cyane cyane mu ruhando mpuzamahanga byicara bihinduka excuse me ni nk'uko umuyaga uhuha igiti kuba Businge yaraguye mu mutego Businge ku rwego rwe diplomate former minister ambassadeur kira ni yindi nyigisho ko nta utagwa mu mutego yego paraporo y'uwawuteze ibya Karega byo twabivuzeho bihagije ariko ndashaka kukwereka nyine kuba ububirigi bwaranze Karega ambasaderi Karega bwakwakira n'undi kandi ntabwo ubuzima bwahagaze n'ikimenyimenyi ejo tariki 9 haratangira urubanza mu Bubirigi i Buruseli muri Cour d'Assises urubanza rwa Twahirwa na Basabose so ibyo rero nabakekaho jenoside yakorewe abatutsi ibyaha bakoreye bavuga ko bakoreye mu bice bya Gatenga Gikondo na za Kacyiru tuzabigarukaho n'urwo rubanza tuzatuvuga ko ari y'abanyamakuru bacu excuse okay nuza rero hanyuma umukobwa wa Rusesabagina yanditse igitabo cyangwa n'uwakimwanditseho the daughter's request ibintu nk'ibyo bwa buhirimbanyi yakoraga bwo gushaka ise yarekurwa daughter's quest to free the Hotel Rwanda legend ubusabe bw'umukobwa asaba ko Hotel Rwanda intwari ya Hotel Rwanda yes ubusabe bw'umukobwa w'intwari ya Hotel Rwanda asaba kwirekurwa ngenekeje niko nabivuga bira nacyo kirimo ibindi bintu hanyuma choosing the hero excusing the hero to rescue ni nko venir en aide ni nko sauver ni nko kurokora intwari gutabara intwari niko igitabo kivuga hanyuma hakaba n'ikindi turaza kugarukaho nacyo kizamurikwa itariki 18 z'uku kwezi azaba ari kwa gatatu icyo gitabo nicyo gishobora kuzavamo andi makuru nubwo ntacyo nukuyamenya gusa ni Roma ntabwo ari ubushakashatsi ntabwo ari raporo gishobora kuzavamo kongera kwibaza uwahanuye indege ya Habyarimana urabizi ko ako kantu gahora gateza ikibazo ariko tariki 18 uriya mwanditsi Lipidi yes wa Romonde mu gitabo kinini muri ronchi azabazwa ari byo yanditse ariko bazanamubaza n'ibyo atanditse donc ibyo twita gusoma entre les lignes gusoma entre les lignes ibyo yagiye asiga entre les lignes ntabyandike le 18 azabivuga kandi
yes Eh. kurunshinga nicyo bivuga Yeah. bazamubaza Iransom. wageze mu Rwanda ute wabonanye nabande rerere byose abivuge ese ntabyo wabonye utanditse avuga ati haha turaza kukigarukaho Yego. kuko igitabo Igitabo- yakise murabeho murabeho igitabo cyitwa murabeho none hasi akavuga ngo 4 morts et 29 de 29. silence 29 ans de silence Eh, 29 ans de silence Veneva de doute aha pas naba de silence doute 4 mots à Kigali 4 morts à Kigali et 29 ans 29 de doute voilà turaza kukigarukaho ariko by the way tudahereye kuri ibyo yego hari andi makuru meza isura y'u Rwanda niyo turi kuvugaho yego yego ya uri iki gitabo style ni isura y'u Rwanda yego turaza kukigarukaho yego ariko ejo ni ryari muri kino cyumweru wabonye umuherwe w'umunyamerika cyangwa umufaransa uvuga icyongereza witwa Jacques wazanye uruganda no je dirais uruganda se ni ivuriro rikomeye ku rwego rw'isi mu ijambo yavuze yita president my president ati rwose my president nanjye nkunda kubivuga yego ntabwo mvuga my president ibyo yavuze nanjye nkunda kubivuga yego avuga ati uri dogore w'umunyarwanda uri dogore w'u Rwanda Charles de Gaulle aho yakuye ubufaransa niwo Kagame yakuye u Rwanda njye mbivuga bakagira ngo batiri bya bindi bya gutya ariko ibaze ko n'umuherwe yabyivugiye yadashyizemo akantu avuga ati singukeza sindi kugucinyaho inkuru ati ahubwo niwe wakanyinginze ngushyire muri kabineti yawe ariko ibyo mvuze bimvuye ku mutima uri hero of Rwanda uri dogore w'u Rwanda njye nkunda kubivuga abantu nk'abariya hari abahanga bavuga ko mu myaka ijana hatavuka abantu bameze nka Kagame barenze 10 mu myaka ijana nibyo Fazili burya ajya akunda kototera avuga ngo père de la nation baba wa taifa ntabwo buri perezida wa baba wa taifa ubushize mu kiganiro ku cyumweru gishize turi kumwe twasubiyemo abaperezida ba Amerika barenga 40 ahubwo dusanga ba baba wa taifa ari 4 muri 40 ni George Washington harimo n'abandi ntabwo amazina nyibuka neza ariko wanabireba mu Bufaransa baba wa taifa ni Dogore abandi urabyumva nubwo Fazili abivuga abantu bakabirenza amaso bakabirenza ingohe na nyir'ubwite uvuga akabyirengagiza ariko niho bigana so rero ntabwo abantu nk'abariya bavuka ntabwo bakunze kubaho ofete nimboneka rimwe rega bari hari nibyo tuba tudashyira hanze 100% mu kinyarwanda yego yego kuko na perezida burya uburyo yexprima mu ndimi z'amahanga ku banyamakuru mu ndimi z'amahanga mu bitangazamakuru byandika mu ndimi z'amahanga hari ibyo avuga tutavuga mu kinyarwanda gisanzwe ku buryo bishobora guhindura imitekerereze y'abantu neza ariko bikaba neza cyane yego kuko ariyo nkunda gutangaho reference nuko kuri bwiza bazisibye ari inkuru yigeze gutanga kuri ikiganiro yigeze gutanga kuri The Financial Times yari inkuru ndende y'amagambo 8,900 8,900 mots narayikozeho narayisomye nyirangije nkuramo inkuru nk'eshatu z'igifaransa nkikora kuri bwiza kuyo yari mu cyongereza ariko harimo ibintu ushobora gushyira mu Kinyarwanda bigasa naho bihinduye imyumvire n'imitekerereze y'abantu bikaba byatuma mbese bikaba wenda byafatwa ukundi oya spada gufatwa ukundi byahindura imyumvire y'abantu ariko muri ritime irenze kuba normal yego byakwagiserera ko harimo ibintu uburyo avugamo ukuntu urugamba rurangiye hari abantu bashaka kuvuga ngo abatsinze bategeke bonyine arabyanga ibyo abivugamo abereka ibyiza byo kuba abantu baturutse impande zitandukanye bafatanya mu kubaka igihugu agira imana tugira imana biremera ariko hari abashakaga ngo uwafashe ubutegetsi abukomeze kugeza buvuyeho ntabwo arabyanga akandi kajemo nyuma yavuzeho avuga ukuntu
hari sous-titre yavugaga hybridation. Details z'iyo sous-titre zo ntago ndi buzitange. Ariko muri iyo nkuru birimo. Muri iyo nkuru birimo. So rero urumva umuherwe wazanye ririya vuriro ati uyu ni dogore w'u Rwanda pe. Nanjye ndabyemera rwose kandi nta birenze. Hanyuma rero ubwo icyo ni cyambere. President bati ni dogore w'u Rwanda. Icyo ni cyambere. Icya kabiri Guterezi Secretary General wa Loni afata wari ambassadeur w'u Rwanda muri Loni amushinga Afrika yose. Mushinzwe ubukungu. Ntabwo amushinza environnement ubukungu. Ambassador Gatete. Ambassador Gatete. Yagizwe Executive Secretary United Nations Economic Commission for Africa. Economic Commission for Africa. Muri make ashinzwe ubukungu bwa Afrika. Ni komiseri muri UN wa komisiyo ishinzwe ubukungu bwa Afrika muri UN. Ukumva icyo kintu? Yes. Kandi n'umwanya wari urimo abantu baba interimeri bavuzemo umwe wo muri Mozambique n'undi nibo bari bakiwurimo bategereje ko Gatete aboneka ya. So ibyo rero byose biraza biganisha kuri ya sura y'u Rwanda mu ruhando mpuzamahanga. Ibibazo biraba kuba Businge yategwa agasobanura, ndavuga Businge kuko ibyo yasobanuye ntabwo hari abari bamwakiriye nka ambassadeur bapanze appointment. Avuga nk'umuntu ni n'ikimenyetso cy'uko ari umuntu hanze ya ambassade aba ari umuntu. Kandi na hano niko yari ameze ari na ministre. So kandi kuba abantu bapanga bakakugusha. Hari mugenzi wanjye hari abanyamakuru ba M16 y'abafaransa televiziyo baje wanjye bahamara umunsi twakoranye nabo turi abanyamakuru nk'abangahe umwe mugenzi wanjye ko twirwaga twambaye mikoro zabo. Wajya kurya wajya kuri toilette wajya hose mu modoka zengurukana umanuka peyaje ukajya Rwandex ukajya wambaye Kigali Haiti. Ibyo uvuga byose bijyamo ukagera ukabyibagirwa. Noneho mugenzi wanjye wari wanabazanye ajya Barnyahe abajyana Barnyahe. Bari baje bazi Barnyahe ariko baza batubwiraga ko baje kureba success y'ubumwe n'ubwiyunge. Kigiye bagendaga tageti bareba imibanire y'abahutu n'abatutsi cyane bagatagetinga couple zigizwe couple y'umuhutu n'umututsi abantu bashakanye badahuje ubwoko. Icyo nicyo bari bagize kinini ariko baza harimo n'utundi bajya mu byo kwimura abantu manegeka basura ndimbati baraza bati na Barnyahe turayishaka. Twibagirwa ko twambaye za mikoro. Umwe mugenzi wanjye rero abajyanyeyo bati no turashaka kugera kuri kare akazu. Bari batangiye gusenya Barnyahe batangiye gukonkoboka bagana muri twatuzu. Wa wundi mugenzi wanjye wasaga naho abayoboye aravuga ati ariko mwitonda atahangaha bari bambujije kuhabereka. Urumva ati nyabereka mugarukira aho ngaho hano bambujije kuhabereka. Ati nese bakubujije ati nyamara umuvugizi wa guverinoma yari yanyihanangirije. Ati umuvugizi wa guverinoma yabimbwiye yanyihanangirije ashimitse. Yakoresheje terime niba ari officiellement interdit yo kubageza hano. Abajya babagezeyo ibyo twababwiye byose aho twaberetse hose bagera bavanamo duke basigama ako kantu kuko yavuze ngo umuvugizi wa guverinoma yambujije. Bongera basigama kandi kantu k'umwana w'iwawa bavuga ati ubwo nabavugishije barandaza ku nkoni nako bakamugisha. Urumva? Yes. Ibyo rero erezuma mbivuze kubera ko nta gikuba cyacitse kuko filime yamaze gusohoka umuvugizi wa guverinoma arabimenya ko yavuzwemo ariko ahita avuga ati ndabazi bari abantu bagira imitego itandukanye. Rero uwo nguwo yaguyemo nubwo atawuzize naho Businge yaguyemo ntago twagombye kumucira urubanza. Bira nibisanzwe nawe rwose umuntu yakuvugisha banga urayavuga da. Ariko iyo situation yari yadushyuhije tumva ko birakomera nyine. Nuko ubwo rero ntabwo rero twatinda kuri ibyo kuba hari ahantu dusitara hari ahantu tunyerera. Ndavuga abanyarwanda cyangwa isura y'u Rwanda hagarara isura y'u Rwanda kuba banyerera ikaba yafatwa ukundi ntibibuza ko n'ibizima bigenda biza. Nkubwiye kuba uwo mushoramari yaje ati my president rwose
nta kindi nta birenze nguca ndaguca iby'abanyarwanda baguca uri dogore w'umunyarwanda uri dogore w'u Rwanda aho Ubufaransa bwari bugeze bugiye kuzimira dogora akagoboka nawe niho wagobotse u Rwanda rugiye kuzimira kandi ibyo byo nibyo wabishaka utabishaka ababyemera n'abatabyemera hari n'ababyemera batabivuga urukumva batabivuga ku mpamvu zimwe na zimwe yego yes ariko twebwe ngira ngo nicyo tubereyeho tugomba kubivuga uko byakabaye nta birenze ntago tuziranye ntabwo nzi sinavuga ngo ntago navuga nk'uwo mushoramari ariko mpora mbivuga uribyuka ko ari naho navuze ko nzandika igitabo kandi ndacyafite amaboko ndacyafite akabaraga n'ubwenge nzacyandika nzashaka abafasha bien sûr amaso ntakireba neza ariko nzacyandika kiza niyo natanga amafaranga kikandikwa nkabaha imirongo nzinge nzaba nyanditse nabivuze ko nzandika l'épopée rwandaise Kagame l'épopée rwandaise ubwo abari bamaze kwibagirwa ko nabyibagiye ko iyo promesse nayitanze nabo babyibuke babimenye so isura y'u Rwanda rero hari uburyo arahihagaze by the way tutandukanye isura y'u Rwanda ni abanyarwanda u Rwanda ku rwego rw'isi rurazwi cyane ruzwi neza isuku imiyoborere myiza ariko iyo turebye umunyarwanda wacu ntabwo ariyo topic umunyarwanda buri muntu ku giti cye hari biba bitandukanye kandi nabyo bizaza good hanyuma rero ubwo igitabo rero ikindi icyo gitabo cya Pierre cyuriya mwanditsi wa Le Monde impamvu navuze ko byanze bikunze ro 18 hari abantu nasabye ko bazahambera ro 18 i Paris uriya mugabo amurika kira gitabo avuga ku rupfu rw'abariya abajandarume babiri b'Abafaransa n'umugore wabo n'umuzamu ari bo bane urupfu racyari amayobera ari bo bane yavugaga yes 4 morts kubera ko na nubu nta muntu nta uramenya uwabishe bari Abafaransa abo basirikare babiri b'Abafaransa ngira ngo bari umwe yaraje dunda ari sergeant niba ntibeshye harimo Mayer Soma na Dido comme ça ntabwo metiriza amazina yabo Dido na Mayer bari abasirikare boherejwe n'Ubufaransa bashinzwe transmission radio ntabwo ari radio nk'uko tuvuga radio Rwanda cyangwa BNDB cyangwa radio 10 cyangwa radio flash nayisango pour nos tekesora nizi radio bagendana zibyombo ntago siziriza zigihara ariko kera mbere ya 2000 abasirikare babaga babifite n'abantu mu ONG biriya rero bifite centrale de transmission hari utanga amasinyari hari ababyita siginora hari ababyita ibyombo hari ababyita ibitega kera muri za gendarmerie niko babyitaga ngira ngo ariko iri popira cyane ni icyombo ntabwo ari popira ubwo n'ukubera igihe cyawo genzi igitega umva nawe ushaka kunyinfluence wowe wamenye ubwenge hariho icyombo twabayeho n'ibitega biriho kandi ni bimwe okay niko nubwo twapfa ngo mwese mugi undi ngo Karachnikov no undi tugapfa Rwanda na Eri Rwanda yahoze hayo ngo popira no popira c'est par rapport y'igihe Remforo radio Rwanda ana harabiye so abo basirikare rero icyo nicyo bari bashinzwe impamvu mbishingira mvuga ngo uwarashe indege agiye kumenyekana byose niho bishingiye uriya munyamakuru yatangiye inkuru ya mbere yasohotse kuri iyi kesi yasohotse 2012 isoka yabanje muri Liberation noneho uyu munyamakuru we yaraje iye ya mbere yisohoye muri 2021 muri Liberation yaravugaga ngo la mort des gendarmes français un secret d'état ibanga rya leta ariko saba gendarme basanzwe niba mvuga ko aho bihuriye n'ihanuka ry'indege by the way nibaza ko none wahanuye indege finalo mazamenyekana kuko byamaze kuba clair bashyiraho itandukaniro donc ntago bikiri ko guhanuka kw'indege ya Habyarimana ariko kwateze genocide byemejwe ko yateguwe igashyirwa mu bikorwa so kuba iriya ndege yihanuka cyangwa ntihanuke voilà byaremejwe ku rwego mpuzamahanga so kuvuga wahanuye indege ubu ntibikiri ikintu cyateza polemique ntago biryo biki ntago biryo biriki ni impanuka nk'izindi bari abahungu rero bari abajandarume bari bashinzwe gukordona transmission radio hagati ya leta y'u Rwanda
ya leta y'u Rwanda n'iy'Ubufaransa. Yego. Ariko bivuze ngo nuvuga ngo communication zabaga zose, communication militaire zabaga zose nibo bari bazihedinze. Bivuga ngo ibyombo by'abasirikare bo ku bwa Habyarimana ni iby'Abafaransa nibo batangaga babaga muri kabine technique, kabine technique yabyo. Aho bibera akaga rero ahantu nk'uko mu gitabo babivuga no muri izo nkuru ko babivugaga, bavuga ko baba barazize ko hari ibyo bumvise bitari ngombwa ko bumva, cyangwa se bakaba hari ibyo baketse icyo bakaba bakizira. Agakomeza agira ati hari ingingo naguhaye, umwanditsi agakomeza agira ati impamvu yahisemo kubishyiramo Roma nabisobanuye, kuko ikiswe Roma ntabwo ari Roma igendera kuri narrative. Icya kabiri Roma ni libre, nabyumva. Umwanditsi wa Roma yemerewe kugendera ku biriho, ku byabaye, ku byamubayeho, cyangwa akanabihimba muri kadire yo kuryoshya inkuru. Za Roma polisi ujya wumva ntabwo vuze none nira ngo SIS Red Syrian TV tu penses que bira byose uko ariko byagenze se ngo croisade managwa tu penses que ariko byose za SIS nazo waje zikiriho ndayizi. Roma rero igikabyo nticyaburamo. Yes. Nyine Roma iryoha kuba kushyiramo igikabyo ari kugendera kuri histoire yabayeho. Uriya mwanditsi rero avuga ko yahisemo Roma kugira ngo abe libre yo kuvuga byose ibyo yabonye, parce que inkuru yakoze muri 2021 iya Liberation ya 2012 yo yari ifite nka une page d'huit. Iyo muri 2021 muri Le Monde yari ifite nka amapage ane. Yavuga ko yari ifite amapage ane. Ariko still mu ngendo yakoze, mu bushakashatsi yakoze, mu byo yabonye, mu byo yabwiwe, asanga 4 pages zidahagije. Akoramo igitabo aricyo azamurika ku 18. Hari umuntu wanyemereye ko Novembre nzaba ngifite. Bakinyemereye rwose, natwe tuba tugenda dushakisha. Hanyuma rero arashaka ngo na bya bindi utatangaza mu kinyamakuru, parce que inkuru igira facts ikagira na balance. Ariko Roma ntikeneye balance, ntikeneye no kuvuga ngo umuntu waduhaye amakuru udashaka kuvuga amazina yiwe. Muri Roma uravuga uti 1% aravuga ati umuhisi aratubwira ngo kandi akabavuzemo ukuri kwinshi cyane. Bari abana bari abajandarume bapfanye n'umuzamu wabo witwaga Murasira Jean Damascene komza na famille. Umuzamu wabo witwaga Murasira Jean Damascene je crois, n'umudamu w'umwe muri abo bajandarume nibo bane. Ariko famille y'uwo Murasira ari byo yatangaje. Abari baturanye n'iyo nzu bavuga icya kabiri. Bari batuye hehe? Hano ni nko mu Ruganda ugereranije uko babivuga. Mu Ruganda uko bavuga ko ari hafi ya convention muri Kimihurura, hafi ya convention. Noneho rero akazi ubwako kateza ikibazo gute? Niyo mpamvu ubu bwabo niba ari abatekinisiye, abaspecialiste muri communication, muri transmission radio, abizi bya acoustique, émetteur, récepteur, bazi ko iyo umuhanga muri ibyo ashobora gukoresha guha abandi mirongo, ashobora no kwinjirira indi mirongo cyane rwose. Nibyo nize muri secondaire. Akinjirira indi mirongo akumvira iri gupangwaho cyane. Icyo rero hari igihe nta nubwo ari icyaha, ni icyagucisha umutwe, kuko ari byo ushobora kumva bitari ngombwa. Ndabyibuka umuntu wigeze kumpurwenya ari mu bihugu bimwe byo muri Afrika byaciye mu ntambara. Umugabo w'umudogiteri, umuntu wari ufite dogiteri rwose, yari umuganga, ajya ku rugamba. Agiye ku rugamba baravuga ati ngaho yobora aho ngaho. Avugira ku cyombo, roja aduha nakimbia. Naho undi nka kaporari cyangwa serija cyangwa n'undi atabwira kaba komanyoko ku cyombo. Abwira dogiteri, ariko dogiteri wageze ku rugamba ntabwo yari kuvura, yari kurasa. Urabyumva? Ngaho ibaze uri umwarimu, uri nk'umunyeshuri wa secondaire, ukumva dogiteri uri ku rugamba, mbese winjiriye icyombo, winjiriye radio zabo, wumvisha abwira dogiteri ngo kaba komanyoko. Bakumenye warara, wamenye ibyo wumvise bitagombaga kumva. Hahandi nabyumvise. Bari abajandarume rero hari ibyo bashobora kuba barumvise bitari ngombwa. Bashobora kuba barumvise ibyo Mitera yabwiraga Habyarimana,
bashobora kuba barumvise ibyo Bagosora yabwiraga chef d'état major Kasitari cyangwa se Bizimungu, bashobora kuba barumvishe ibyo minisitiri w'ingabo w'Ubufaransa ari kubwira ntuza uw'u Rwanda Augustin Bizimana, bashobora no kuba barinjiriye ibyombo by'abaturanyi. None convention ni inteko harimo kilometero zingahe? Imwe irimo ntago igera irimo bari abantu rero impande zose uko ari eshatu zashobora kuba zabivugana. Okay, Murabyumva? Icya kabiri nka leta y'u Rwanda par exemple hose probability irashoboka. Yes, iyo u Rwanda ashobora kubagira icya mbere cyo bashobora kubica nyuma bapfuye nyuma y'urupfu rwa Habyarimana ihanurwa ry'indege. Ariko leta y'abatabazi abasirikare bo kubwa Habyara bashoboraga kwica bari abajandarume b'Abafaransa kugira ngo bereke Abafaransa bavuga ati dore urugamba rurashyushye, dore na bene wanyu batangiye kubakoramo, mudutabare. Kandi ubundi byaranabaye na operation Tigware yaje nyuma, Tigwaze yaje nyuma, muduhe support dore na bene wanyu babakozemo. Cyangwa se akanababwira bati ari n'uburyo bwo guhamagara indege yo gukora evacuation, kuko indege yatwaye iri ya mirambo yabo bajandarume niyo yagiyemo n'abandi bantu, amafamiye y'abantu bakomeye babana babaga muri orphelinat y'Imasaka, niyo bagiyemo yaciye bangi kuko hari abantu babizi ko nabonye nacyo yakigarutseho justement kijyanye na certificat zabo. Buretse nyina itonde butonde nyine ubwo manje kwerekana aho natera imetero mvuga ngo abasirikare ko Habyarimana bari kubica bagamije kubona support y'Abafaransa, babwira ati dore na bene wanyu barabisha. Icyo ni kimwe. Icya kabiri icyo muri CND cyo nakikubwiye ko byonyine kubinjirira ni ikibazo, bari kuba bari kwica byinshi. Icya gatatu n'Abafaransa kuba babicisha bo ubwabo. Yes, none bari kuzasubira mu Bufaransa bakavuga amabanga uruhare rw'Ubufaransa. Ubuse ntubona barinda bazana ba declare abasheshe 10 nabangaye bagakora raporo y'amapaje 1200. Abo bari kuba bazi ukuri, bari kubibara uko byakabaye ntibyakunze. Impamvu nicyo cyanyuma nkivuga, simvuze ko Ubufaransa bwakwicira abantu babo, ariko se kuki bagiye bagahimba certificat de décès itavuga ukuri, bagahimba icyabishe kandi certificat zavuyeho, kuko muri icyo gitabo birimo no muri izo nkuru birimo certificat zakozwe na leta y'Ubufaransa ibeshya imiryango y'abari abantu, ibabeshya ikisha bari abantu. Urumva? Irazimangatanya kuzihe nyungu nazo zirimo. Aha, icya kabiri umwanditsi akavuga ati kuki imirambo yabo yasanzwe aho bataguye cya déplacer ninde wateruye iyo mirambo? Avuga ati misile zahanuye indege, habaye communication, boîte noire yarabuze ariko hari communication, abo bajandarume bari bayikuriye, kandi kugeza uyu munsi ntawe uravuga ngo izi misile zarashwe na runaka. None rero umwanditsi akavuga ati ninde wabaratanze ordre amabwiriza yo kugira ngo aba bajandarume bicwe? Ninde akomeza yibaza ngo ninde wagira inyungu mu rupfu rw'aba bajandarume? Ariko rodizi witi abantu bari Paris, abari hehe n'abandi babishoboye bazajye bamubaze live. Ngewe nzakora ikindi kiganiro namaze kumva ibyavuye i Paris, ariko byanze bikuze ibyo bibazo azabisubiza. Bazamubaza ati wowe ubona ari inde? Urupfu rw'abajandarume haraho rwahurizwa n'urwa president justement. Arabyibaza nyine. Abajandarume bashinzwe iki? Ntabwo ari abajandarume barinda umuhanda, bashinzwe transmission radio, kuko bashobora kuba bazi communication yabaye mbere y'ihanurwa ry'indege yose. Iriya ni nka boîte noire vivant, boîte noire humain. Boîte noire nubwo igihe ishahishwa nakuma, ariko bari abo bari abantu bari kubara inkuru nyayo nayo yamuruye aha. Urumva n'icyo kirubavu wasoreje uvuga uti n'Abafaransa bashobora cyane ukekwa ku ruhare, kuko kugeza iyi saha uyu uvuga ngo 29 de doute na boîte noire bivuga ko iri mu maboko y'Abafaransa. Yego nyine. Niyo bashatse kuyerekana berekana y'igicupuri, ariko buriya bizageza imyaka 50 na 35 bashaka kuyerekana. Urumva ko kantu rero ni urusirigone. Icyo bita urusirigone ni uruvangitirane. Ntuza rero ikindi
kuba bikiri ibanga inkuru ya mbere avuga ngo kuki bikiri ibanga kuki leta y'Ubufaransa idashobora gushyira ukuri ku mipfire yabariye abasirikare nuko either niyo cyangwa se ni mushuti wayo leta ya Habyarimana cyangwa se nutari mushuti wayo icyo gihe ushobora kuba mushuti wawe ubu mena wadiringa se n'ingoma yahirimye oya muri politike nta mwanzi uhoraho nibyo nkubwira Abafaransa bari gukora nkete ku rupfu rw'abajandarume babo either aribo babiciye cyangwa se bishwe na mushuti wabo leta ya Habyarimana cyangwa se bishwe na leta nshya kandi bagomba kuzadiringa ubwo rero nuko hano guciringa ahubwo niyo mpamvu rero umwanditsi yabihinduye Roma azitwa nk'umubazi w'inkuru ariko bitavuze ngo icyo bitaba ntago iriya Roma wayireferaho mu rukiko ntago wayireferaho ngo ujye kurega ni narration ni uburenganzira afite liberté yo kuvuga ibyo ashaka utekereza ko akanabiryoshya cyangwa utaranarenga kuri iyi Roma utekereza ko ari iyihe mpamvu nyamukuru uyu mwanditsi yayise murabeho ahubwo ongera umbaze uti ni gute umwanditsi w'umufaransa uri mu Bufaransa yanditse mu Gifaransa ku rupfu rw'Abafaransa igitabo akacyandika mu Kinyarwanda titre rwose mu Kinyarwanda murabeho icyo ntekereza nkurikije uko avant propos y'igitabo yayikoze ariko ibindi bazabimubaza icyo gipari ubu ni nkaho ndi kubwira n'abantu bari hafi bazitabira icyo gikorwa babimutubarize ko nge sinzaba mpari na visa yanjye zaba yarangiye kuri 16 nari kuguzaguza nkajya ariko dosezi zaba yarangiye nuvuga ngo bazakibaze kuki wakise mu Kinyarwanda ariko icyo ntekereza muri avant propos ukuntu abivuga ni nkaho abantu bamuhaga amakuru bose yego bamaraga kumuha amakuru bakamusezera mu Kinyarwanda icyo ni kimwe ariko kumusezera we akabigira dosiye igeraho iba titre y'igitabo bashobora ko baramusezeraga nkaho bakamusezeraho nk'umunyarwanda usezera mu Faransa cyangwa se nk'umunyarwanda usezera ku buzima nko kuvuga ati mperutse nguha amakuru urabeho murabeho sinizeye ejo ibyo bazabimubaza murabeho ni ugusezera ariko hari igihe uvuga ngo bayi sawa na hejo ariko uvuze ngo murabeho niho uvuga ngo urabeho ntakongera kubonana kuki ntakongera kubonana rero ni abantu basa naho batari bizeye kuramuka kwabo uranyumva abantu bamuhaga amakuru bakamubwira ngo murabeho ni nk'abatabaga bizeye kuramuka kwabo ariko azabivuga rudizi biti aha turatera imetero yes ukaba utekereza se ko babimubwiraga mu rwego ko bati nubwo bwose tukubwiye bari bafite ubwoba umutekano wacu ntiwizewe bari bafite ubwoba nyine bari bafite ubwoba wese ntabwo wagira urumva iyo dosiye idakomeye kuyitangaho amakuru kuki isi imaze y'imyaka 30 iyo avuze ngo secret d'état iyo avuze ngo 4 morts à Kigali 29 ans de doute kuki 29 yose de doute waragize ngo ntabwo ahubwo bafasha ahubwo igisigaye azandika ikindi atumenyere niyo bakiri atumenyere uko ariko by the way ntabwo we anketeze ntabwo ari izakera ashobora kuba yarazikoze guhera no ni mbere ya corona gatoya ntabwo ari kera mbere yuko wenda ngira icyo nkubaza kuri iki gitabo kindi nacyo twari twavuze ko tuvugaho uyu mwanditsi yanditse hari akantu yashyizemo kano kakuvuga ngo doute veneva de doute turaza kwitega ku majwi doute muri Roma yo urumva doute veneva de doute ariko hari ibyo yavuze mu nkuru ntoya yo mu kinyamakuru y'umunyamakuru ariko izo doute tuzabimenya rudizi bazamubaza ariko iyo abazi nanone mu myandikire iyo abazi ko azazimara abantu ntabwo aba yarayishyize muri titre nanone aba yaranditse ati 4 morts à Kigali la vérité après 29 ans wenda nuvuga ngo niba akita doute n'ubundi kizadusiga muri doute yes kizadusiga muri doute ibyo nibyo iyo aza kuba yaravumbuye ukuri aba yaravuze ati non la vérité après 29 ans ariko nyine toujours des doutes j'ai des doutes uwo ni umufaransa je crois Jean-Jacques Goldman niyo avuga ngo yafite indirimbo yitwa j'ai des doutes so rero urumva le 18 azaba ari kuwa gatatu
iki gitabo ngewe wakinyemereye muri Novembre nzagisoma ndebe amaparagrafe nshobore kuba nagihuza n'ibya Duclair igitabo ibya raporo ya Duclair nayo narayisomye ntabwo ari yose kuko yo ngewe yo ugiye gusoma nkabira by'ubushakashatsi mbanza nkareba table de matière table of content rero nkagenda ngiye ndeba ako nkeneye vuba kari kwihe page yes ariko kira cyo nzagisoma cyose hari byo nzagenda nkuramo nibishoboka nko muri December cyangwa November dushobora guhura nkongera nkababwira ibindi ariko ubwo byumvikane ko icyo bivugiye nuko bizazamura kandi kantu gasaga n'akaryamye yego kubijyanye n'ihanurwa n'indege harashize igihe bitavugwa n'ubundi still ni kuri cya kintu kiriho kijyanye n'isura y'u Rwanda mu mahanga cyangwa se mu bubanyi n'amahanga uko niba umufaransa arandika ku Rwanda ariko n'umufaransa ndagira ngo ugire comment ukora kuri iki gitabo kindi bivuga ko ari cy'umukobwa wa Rusesabagina cyangwa se ni uvugwa mo fait oya Dota ni Kanimba hiro ni Rusesabagina Hotel Rwanda ibyo birazwi uwanditse igitabo simuzi ariko nibyo avugaho aravuga kuri ya nkubiri yuriya mukobwa avuga ku ifungwa rya se no kugira amafunguro ufite icyo ngivugaho se niki nta nibirenze uriya mukobwa nuko byose twabifataga muri cadre ya politique ariko uriya mukobwa yagaragaje enfant responsable kuriya niyo reaction yakabaye ku mwana wese ufite sufunzwe cyanditswe na Uwera Yvonne voilà nabyogiye nawe n'umunyarwanda Uwera Yvonne niwe wacyanditse ariko aravuga kuri bariya aravuga kuri Karine Kanimba na Rusesabagina nagiye muri politike rero ihamba yo mu bushorishori wa mugani wa Twagira Mungu na wa Rukokoma na Barafinda isomo ririmo hariya d'abord kandi n'umwanditsi yabyise Dota umwana ni gute umwana yitwara umubyeyi we ari mu magi yego twagombye kuba twarabibonye abana ba Pierre Damien twakugira ngo nabo baranditse yes nibyo yego twagombye kuba twarabibonye hari nta wundi muntu ukuze wigeze gukurikiranwa mu nkikora ba nta kiruta inka babizi mungu uryo ndi nindero abandi baba bafite abana bakiri batoya ariko bishatse ntibigere kure cyane malgré kuba ububizi ko ubutabera bugomba nibyo navuze ejo bundi ubutabera bugomba gutangwa urabizi ko dossier iri mu maboko y'ubutabera ariko ni kuvanaho ko ari siko cyangwa ari nyoko uri gukurikiranwa nawe usasa imigeri nk'umwana yego sibyo wenda urukiko rukumva cyangwa ntirwumve ariko ndi umwana papa ararengana urumva nta na rimwe umwana cyangwa umubyeyi bashobora kumva ko umubyeyi ntashobora kumva ko umwana we yakora icyaha umwana ntashobora kumva ko se yakora icyaha so ni ukuvuga ngo nugukubeza uhirimba na umwana wanjye ararengana buriya niko byakagombye kuba bigenda no kuri aba bafuzwe purumomba ababyeyi babo bagombye kuba bavuga ati ariko umwana wanjye ko namureze gutya na gutya ko mbizi ko atasaba indonke ariko yari yaramubwiye urumva ko mbizi ko atasaba indonke umwana wanjye afunzwe ate urumva relation enfant parent yagombye kugera hariya ku buryo uburyo ugenda ukaryama mu marembo ya gereza uti nzahava ariko na papa ariko ndabizi ubizi neza ko ntacyo bihindura ku mwanzo ariko ukavuga uti no papa numwere papa arare uhirimbanira uwawe kandi uwawe ntabwo ari uwawe nkanjye nawe duhuriye mu kazi no ku mafaranga tugurizanya cyangwa dusangira agacupa uwawe ku maraso isko wakubyaye akakurihira umwana wibyariye urumva abayingabire baravuze se ba Victoire igihe baravuze abuze umugabo we donc urumva aba Barafinda baravuze igihe yari indera se bavuga ati turamuzi ni muzima yaratubyaye tungana gute ni uko byakagombye ufite ntago iyo bira ntago mbijyana muri politique uriya mukobwa Kanimba yitwaye nk'uko umwana wese yakwitwara umubyeyi wari mu magi yagomba guhangana yagomba kugaragaza ko atishimiye situation umubyeyi we arimo kandi akerekana ko umubyeyi we ari umwere nicyo nabivugaho urebye nicyo sindagisoma ntabwo ari nka kiriya mfitiye avant propos mvugana na bamwe mu begereye umwanditsi kiriya cy'igifaransa ariko nicyo tuzagira ngize amahirwe nkabona uriya mwanditsi Uwera Yvonne ariko nibaza ko naho yaba yarabyibagiwe akavuga kuri politike
ko iriya dosiye yarimo politike nyinshi warabibonye ko byarangiye ngiyo Qatar yinjiyemo ngo pa Bishop harya yitwa nde wundi w'imuhanga Florente oya Constante donc na Businge urabyo ko Businge ariko yanyereye bwa mbere iriya yarimo politike nyinshi. Iki gitabo rero cyaba kivuga kuri politike cyaba kivuga iki nge shimuriya mwana reaction niriya buri mwana yakagize ku mubyeyi we ari mu magi niriya mbwira nanjye abana banjye bagombye kugira umunsi nageze habi noneho abasigaye mukazandika ibitabo ariko mwumvise abana basakuza. Okay. Ndi gusatira umusozo kuko twibanze cyane ku bitabo ariko n'ubundi tubihuza na cya kintu twatangiriyeho kijyanye n'ububanyi n'amahanga cyangwa se u Rwanda mu ruhando rw'amahanga. Karegeya dusatira n'umusozo tugira naho duhinira. Iki gitabo wenda cyo kiri umwihariko kiravuga ka iri specifiye nyine yabyo nitugisoma tuzavuga ibirimo byinshi. By the way impamvu buretse gatoya nimbigira politike gato impamvu kiza ku murongo w'u Rwanda mu ruhando mpuzamahanga daughters request to free the Hotel Rwanda Hero Legend cyangwa Hero. Politiki ishobora kuzamo nko gushaka kwibutsa inzira byanyuzemo kwibutsa iby'indege na Constante kwibutsa Businge na Arijazira kwibutsa gusaba imbabazi kwibutsa ibyo bintu byose nabyo ari umuntu ugamije kwerekana isomo rya politiki yagarurira iriya nzira byose bya Rusesabagina byaciyemo kandi hari n'ababyungukiyemo kuko haraba ahawe imbabazi hari n'abandi ushobora gusanga ari aho aganisha icyo cyo sindakimenya ntabwo kira ndarebamo nta na page yacyo nimwe mfite na Ivona ntabwo tuziranye ntabwo turi kuvugana ntabwo ari kimwe na kira cy'igifaransa ariko Ivona nimubona cyangwa kira gitabo nkakibona nabwo tuzabivugaho ariko ushobora gusanga ari nko kuzura kandi ubushize wavuze nkuko ujya uvuga ati ko bari bavuze ko batazaburekura ubu ari hehe hanyuma bati nawe ageze ati bana banjye inshuti zanjye maze iminsi mu kuzimu cyane ushobora gusanga byose abigarura byanze bikunze ariko yo Hero Dota ni Kanimba si wasakuzaga cyane yego Karine Kanimba that is Dota. Hanyuma Hotel Rwanda Hero Legend ni Rusesabagina abyumva no kumugaragaza gutyo hari icyo bisobanuye ku gitabo no nakare wasanga ari ka Hotel Rwanda gatoya hari icyo bisobanuye ku gitabo waje arewe ubundi se we ko jenoside yari yabaye ari mu bantu bandi babashije gusohora iriya filime kuri jenoside mu bintu mu mafilime yasohotse kuri jenoside ari mu ba mbere bayasohoye n'ubuhamya buri bwo butangiye kugenda bwiyongera n'amafilime hari n'ibindi bitabo bizandikwa by the way n'abandi hari abandi bakibiryamanye mu mutwe kuba ko ibihe biba bitandukanye nibyo nakubwiye u Rwanda rugenda rwevuriwa hari ibihe byo kuvuga n'ibihe byo kwandika n'ibihe byo gutangaza so ishobora no kuba nayo arakiyongera kuri Hotel Rwanda nyine ubundi muri community zivuga zandika akantu kose kava mu gitabo nkunda kubikubwira nubwo mbibwira abandi ntabishobora kandi nanjye ubushake mba mbufite ariko ibintu byose ushobora kuba wakoramo akantu si ngo ntawe gutegeka ngo page zingana gutya ngo volume ingana itya ariko niyo wagira page 50 kora brochure kabisa ntoya abandi bakazagiheraho bakacyandika ariko ntabwo dossier Rusesabagina ari kurangira itanditsweho oya ntago bya ahubwo dutegereje n'ibindi so kaje dusoza rero ndagira ngo utange isomo cyangwa se niba naryita isomo cyangwa se nk'umwanzuro nyuma y'ibyo twavuze byose kugira ngo tugire naho duhinira tubibumbire hamwe hari aho turi kubona ibyiza koko hari naho turi kubona nyine ako kantu katiburira nta n'igihugu kitabigira ntabwo ndi bugusubiza uko ubimbajije nemera ko u Rwanda rwavuye habi kandi rukagira abantu b'intwari nemera ko u Rwanda rurimo imfura mbi nemera ko u Rwanda rurimo ibisambo ariko amahirwe rugira nuko rugira n'umugisha w'Imana ikaruha bamwe bambaye umubiri udasa n'uw'abandi udasa n'uw'izo nkebebe mu nzira nabyita ngo iki mu bintu bisa n'urundi rugamba
bake beza bahanganye n'inkebebe nyinshi ariko kuri rya jisho ry'Imana y'Imana y'u Rwanda igataha i Rwanda igahora idukeza inkebebe zikagenda zigabanuka hiyongera beza. Yego y'Imana y'u Rwanda umugani wa rutanga rw'amaboko igakorana natwe. Naho ubundi iyo tutaza kugira ako kaboko k'Imana iryo jisho ry'Imana rihora hano urumva abavuga byiza bakora neza baba barashize bagambanirwa n'inkebebe mvuze gushira bagapfa bagambanirwa n'izo nkebebe. Ariko ukagira Imana umunsi ugashira undi ugataha umwaka ugashira undi ugataha ukagenda ubona inkebebe ziragabanuka zimwe zirahinduka izindi zigasaza. Ukizera ko nko mu myaka iri imbere inkebebe zizaba ziri munsi ya 1% cyangwa nta jambo rifite. Kuko hari ibihe byabaye kuvuga ku nkebebe umutwe wawe ubutanze fini sawa. Rero niyo mahirwe n'amahirwe kandi n'abandi bagumbye kureba muri iyo vision n'inkebebe zikiri ntoya zinyiga guhuma zikagerageza kubicikaho kandi nayo mahirwe yo kumva ngo wa muntu wamagana inkebebe araryama bugacya. Abantu bamufitiye aratekanye ko bamufitiye impuhwe twari tuzi ko ejo uzaba tutazakubona ariko ukabona umwaka umwe urashize undi uratashye abantu bagahana amahoro. Aha rero amahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira bushobotse mu mibereho ye n'abandi mu migirire yagennye ubwe atabangamiye rubanda nk'uko bazira kubimugirira nabo. Soreza ndashimye cyane. Reka nsoreza hanshimire abari badukurikiye dushimire cyane Urban Boutique Hotel ahantu heza cyane hano mu Kiyovu muba mubona tuba twicaye turi gukora ibiganiro ahantu hatuje murabona ko mubyumva ko ikiganiro cyacu gituje nta maradiyo asakuza nibyo. Dushimire cyane New Chogam umusaza twaraye tubonanye buze ukuru namwongoreye ko ntamuheruka manza abantu ntumaho batamutumikira ariko dushimire na TV10 kameme yego na TV10 yatuzamuye mu ntera nubwo no kuri BNB ntacyo twari tubaye ariko TV10 nayo yaraturambagije ibyo nta banga ririmo ni igihe gitoya tukaba ngewe nta nubwo nta birenze ku kwezi kose ndi umukozi wa TV10 nayo ngomba kwishimira ko yandebye ikamvanaho narindi nubwo hatari habi cyane hari heza ariko TV10 ni heza cyane kakwicaranya na uswa kimu ndadashibura ceceka shasoza mwakoze kubana natwe nawe utaha bye bye ciao ciao.